nagari ikisirika hone kiri kibazo muza mama Boaz ntawe hari sibyo papa Boaz ukuri nagari uyikirika kibazo ufite niki none se ntago umva ufite ishema ryo kuryamana n'umugabo nkanje papa busubu mama Boaz sibyo oya don't Kibazo ufite n'ikiho papa Boaz ukuri naga ibintu urimo ari byo ariko byo ndimo papa Boaz neza kandi papa Boaz ikiso kikumbangama ariko sa papa Boaz icyariko neza ariko umukobwa ibintu banakubwiye ngo kwinjira muri cyo cyumba cyane nta soni ndebera papa ibi ni bikindi kubona oya reba ibi ni biki mu cyumba cyane nibyo usanze ndi kumubaza yinjiye mu cyumba siko ninjiyemo ngasanga aryamye ku buriri hano ari hano ku buriri cyangwa ni umenyereza abantu bose kwinjira mu cyumba cyanjye ko biboneye mure oya Fabio urakora iki mu cyumba cyane urakora iki mama Boaz ukuri nge ndarengana ni papa Boaz warumbwiye arakubeshya ariko utangiye kumbeshyana nahari ubuse nimba ntari urabigenza gute ntuvuga ibigambo byinshi cyane wewe kuncanga mukubite n'iyindi ahubwo mukubite ako papa Boaz urakora iki mu cyumba cyanjye wowe musohore ujye kumukubitira hanze nagenda reka gusora indaya sohoka umwanda gusa ibintu ntabwo nshobora kubyumva mu cyumba cyanjye papa Boaz mu cyumba cyanjye njyewe shidutse mbona umuntu musanga hano ku buriri njye nzibone n'umuzimu ugeze ahangaha mbonye mujye kubona mbona ni Fabio ibintu ntabwo numva ibyo ari byo Dadi Fabio muhoye iki reka ubwire mwana wanjye uriya mukobwa nta burere agira atinyuka musange mu buriri bwanjye aryamyemo umukobwa nkuri mami bigenza gute Fabio muhoye iki Fabio ndamukubise ugatinyuka ugakubita Fabio genda umubaze icyo mukubitiye genda umubaze icyo muhoye mwese umunyamafuta azana mu cyumba cyacu kugira ngo utagwa bamukubise nkiye nakataraza agiye muzakanzanira njye muri no kuncanga ibi ni bikiko ariko byose ni wowe njye nari ko n'ibintu mutumye ahangaha ngo ni njyewe ni wowe nyine ariko naragenze ndabona koko reka mba umunyamakosa koko reka njye umunyamakosa ngwino basi ngwino sohoka tuza two kwiyarubanda urabizi ko dufite umwana nubwo byumva turatera hejuru tugire gute umva tutaturi kwisenyera urugo nimba ari ibintu bibereye hano bigomba kuba ibyacu Nikorwe Karama mwarayi nyine utwihanganire rero twase tuguye ko turate tugaruka tugiye kuzana nasize muri yanzu twabagamo mbere twageze nyine bamwe ko dutinda n'ibintu twari twapanze nyine amasara dufata duca no hantu nyine inshuti twari duturanye turabasura biranya turanye nako tubabarire Dawe no kuntu mwasize urugi rufunguye Musange muri Saravuba Mwana wa Mukaritasi niwo biteye byose ubundi sina nakubwiye ngo kuremo inkweto kije n'ibikweto niho tumya twumva wa mureze ubundi twari kugenda tugata tujya mu buriri tukaryama none tukazana n'ingonera urumva tukabyuka tukaniborosa akagira ngo twaraye hano none ni wowe biteye mana n'uwo biteye ariko ni wowe se
sheri bite kuri kurira? nta kibazo. Sheri gute wambwira ngo nta kibazo kandi mbona urimo kurira? Sheri ngira ngo urabona ko ari ngombwa ko uyu mukobwa ava aha ngaha. Abagabo ntago rwose urabizi ntago mujya mwifata, ashobora kuzaza yiyambitse buriya bwenda bugufi ugasanga aragukuriye gukoresheje amahano, kandi abagabo sinjya mbizera. ariko reka nkubwira agakosa gato nk'akara ntagaruka katuma agenda, cyane cyane ko atarabizi ko kuza muri cya cyumba cyacu ari ikosa. Tuvana twamwihanganira rwose, ntabwo twahita dufata umwanzuro nk'uwo wo kutagenda. Oya akundi umugundiriyeho iki ko umuntu adashaka ko agenda? Urashaka iki? Umva Fabiola agomba kugenda. ariko ushobora kuba wowe wibagirwa vuba cyane. Uriya mukobwa yatugiriye neza, yadutabariye umwana. Ahubwo wowe ushobora kuba hari ikindi kintu muri gupfa cyatuma uvuga ngo nagende. Wakimbwira icyo kintu muri gupfa? Ntacyo dupfa, ako nyine nuko ari ukukubaha. Ako rwose Fabiola arakwiye kugenda. Ibyo ngibyo wenda tubyihoreye, twivugire ku bindi byacu kandi by'ingenzi, sibyo? Turebe ikintu twashikorera, tunashakishe bari abantu bagize uruhare mu kutunyanganya imitungo yacu. Akundi sheri, wabwiye wa musore wawe ngo ni Rugwi akagenda akashaka bwa Fisto nabwo bugapfa. Ntekereza ngiye nzaba ndi mu nzira ngahura na Fisto, nibyo yankoreye. Sheri, ibyo bintu birandya. Ariko siko ibyo uvuze ari byo. Iyo nama ni ingenzi, ahubwo reka nkwereke. Reka tubanze dushakishe umuntu witwa Pilote, kuko birashoboka ko ashobora kuba ari we ubiri inyuma byose. Pilote se? Pilote mondekere, nshobora kuba ngiye kumumenya. Ugiye kumumenya? Reka nza gato. None se ugiye kumuzana? Ntukansetse nawe, muzana se mukuye. Aratwagiyemo. Sawa. Fabio ugiye? Fabio ugiye kugenda nsiga njyenyine. Suko ko nzasigana nawe. Bana ba murakagira inkuru. N'umunwa wo kuzibara. Okay. Rwe. Gaho mbwira uburyo sari hungu yagukuye umugezi. Papa ni birebire pe, akamubwira inkuru nyine muri make kuntu byagenze. Buri munsi yashize nane ibintu byo kwika ku mafaranga bifatanye no gushagorera mama wanje na mushiki wanje. Mu kwirukaho rero nshaka kuyabona, nakoraga n'abahungu, abahungu twakoranaga. Twarakuranye amafaranga turayashaka, turanayabona. Bampaye yanjye rero basi bangambanira. Bantu maho umwicanyi ngazanyice, araza arantega, aranyica sigaze ko napfuye. Anjugunya mu mugezi. Ajyana ayo mafaranga. Rero kubw'amahirwe no gukunda amafi kwawe, uyu musore wawe Sarihungu abarandobye. Sariho. Karame boss. Kugeze kumbwira ko warobye igifi kinini. Muziranye. Washatse kuvuga iki? Ubundi icyo gifi ni Rwema navugaga. Rwema ubundi twamenyanye kera, ari ahantu twajyaga duhurira twagiye gushaka amaramuko, ndumva hashize nk'imyaka ine, sibyo ra? Turamenyana gutyo nyine tubana inshuti, n'ubwo wenda nyuma twaje kugira gutya tukaburana. Ariko ubundi Rwema twamenyanye kera pe.
twari turi n'inshuti. wow bana ba muzakomeze mu inshuti nka kera kose zangeso mwari muri mu kera zo guhora mu Rwanda muhora mubivemo muhindure ubuzima muyoboke ishuri mumenye byinshi mujye kuri byinshi ndetse mutagenyeza n'ahazaza hanyu heza mwumva bana ba yes ahubwo se papa ku bijyanye n'abantu bicishe mama wanjye bagata mushiki wanjye abura byo bitekerezaho iki? rwe abo ngomba kubashaka nkabagira inshuti za bugufi yes Fabio urajya hehe? mba wambabariye kuko ukandeka nkigende. Sheri kujya rufu ntutuma sohoka. Ako sheri mbara umbwiza ukuri niki gishobora kuba cyatuma ufata umwanzuro nk'uyu nguyu wo kugenda utigeze unabimbwira ndetse nyuma y'ibyo ngibyo nta n'ikintu na kimwe ugeze ubimbwiraho? Mba ndabizi ko n'ubundi niyo nabikubwira utari bubyeme, ariko reka ngerageze nkubwize ukuri wenda wandeka nkigende. ngo iki byagenze gute se ngambwira ntacyo mbyumve? Boa nanibereye hanze ndi kumwe na Giselle. Papa warangije araza arampamagara ngo ningende mwita, ndagenda. Arangije atambwira ngo ninjire mu cyumba cye. Mu cyumba? Noneho nkomeza kwanga ariko akambwira ngo ndimo ndamusuzugura, nanga kumusuzugura ndinjira. Ariko icyambabaje nukuntu yashaka udashaka kumbwira ko papa yashatse kugufata ku ngufu kandi papa bizi yuko neza yuko dukundana. Ntabwo ibyo bintu bishoboka, papa ntabwo yabikora. No, ntabwo bishoboka. None nari mbizi ko turi bubyemere, nushaka rero ndeke nigende. Se Jose ko mbona uri kundeba nabi nagukoreye iki? Oya, ndi kukureba nabi. Genda bona undeba nabi pe. Cyane uko wenda natinze kugusubiza. Subiza sinakubajije iki. Wenda sinzi niba ndabyita ikibazo. Ariko nyine nkeka ko wenda kuba naratinze kugusubiza ariyo mpamvu ndakariye. Ni biki se ubundi nakubajije watinze kunsubiza? Se Jose, si wansabye ko dukunda? Oya, hari ikiniraga nabivuyemo. Jose, Fabio rasize akubwiye iki mbere yuko agenda? Kanyesa Karema mboa. ufuko ari he? Fukari ku irembo. Gende mumubwira aze hano mbabwira. Ihute kandi mubanguke ndabashaka. Giselle Karama, be ntago birashya. kandebe ko byatungana. Gira vuba papa Boaz agenda ariye. Fisto, uraho ibintu bigeze ndimo kumva nge navi nangaha nkajya kwira yanjye. ariko se Jikwi kubera icyo ushaka kunjya kurema hano? Fisto, nyine ndakeka nta kindi kintu duhureho man. Kari cyegere ndakeka cyararangiye. Ugereranyije n'amafaranga dufite ubu ngubu ntabwo ariyo mafaranga twakagombye kuba dufite. Twakagombye kuba dufite amafaranga menshi ashoboka. Fisto, ubwo se turashaka muhe buryo man. Jikwi Rugo yaduhombeje amafaranga menshi cyane. Ugereranyije n'amafaranga dufite ubu ngubu ntabwo ariyo mafaranga twakagombye kuba dufite. Twakagombye kuba dufite amafaranga menshi ashoboka. Rero ndumva wakitonda tukabanza tugashaka amafaranga menshi twayabona tukaba twatana twigira no hanze y'igihugu mahane. Okay, nta kibazo turi kumwe. Hanyuma se tujya gushaka indi nzu ryari? Okay. Tugende none ahangaha.
mabuja waje mpagarara aho ngaho reka nzi ubanguke mabuja mbanguka urantumye ukajya shyanuka wegeza papa mushyana yani yaravuze ngaraje tukuma yahoze uvuga wowe wajya uvuga se mwembi murararana murara ku buriri bumwe sibyo turararana buri muntu afite amabanga ya mugenzi we iki kintu ni cyande byose si icya rufuku rwose njya mbona cyambara we ndi kubabaza ngo iki ni icyande icya rufuku icyakanyeswe byose ngita ni icyande ni icyanjye rufu kuri iyi nshuro sindi gukina iki kintu wacyambara ugiye nyine mabuja naracyambaraga nimugoroba ngiye guhaha kugira ngo nyine nkanga abantu mu nzira nyine bagira ngo ndi ninja ntukizi se ko njya nyambara nakubwiye ngo kuri iyi nshuro sindi gukina nawe iki kintu ni cyawe mabuja ni icyanjye udashaka kugira akanyesku ni icyanjye urumva ni icyanjye ni icye rwose pe icyo kintu rwose ni icyanjye ni icy'agaciro ni icyanjye sinjya nyambara se ntabwo ujya umbona nacyambaye mabuja ni icyanjye yo wacyambara ugiye he niba ari cyawe wacyambara ugiye he nyine nyambara ngiye guhaha nijoro noneho nyine kugira ngo nkange abantu nyine bagira ngo ndi ninja sinjya nyambara ukakibura niyo mpamvu ushobora urakijyanye so